naje gusanga abantu benshi dutinya ibitugusha, nyamara ibyo bitugusha hari igihe rimwe na rimwe iba ari intangiriro nyakuri y'ubuzima bwacu. Dore hafi y'inyanja hari igiti kirekire cya kokonati. Hejuru kuri iryo shami ryacyo hari hariho urwo rubuto rwa kokonati. Buri munsi iyo kokonati yarebaga imiraba y'inyanja iri munsi y'icyo giti ihazembazemba, arifite ubukana n'igenda gake. Kokonati yakundaga kureba inyoni ziguruka mu kirere zidegembya, ariko mu mutima wayo hazagamo ubwoba bukomeye. Yibaza iti, ese bizagenda bite nindamuka mvuye kuri iri shami nkagwa hasi? Ese ibintu byose ntibizahita bindangiriraho? Icyo gitekerezo kikayihora mu mutwe. Iminsi igahita n'indi igataha. Umunsi umwe nimugoroba umuyaga utangira guhuha cyane. Igiti gitangira kunyeganyega mu buryo bukomeye. Amashami aranyeganyega, amababi aza guhunguka bitewe n'uwo muyaga. Kokonati igerageza gukomeza ishami, iravuga iti, mbabarira washami we, ntuze guhubuka, ntabwo nshaka gupfa aka kanya. Ariko uko umuyaga wiyongeraga, gufata kwa kokonati bikagenda bigabanuka. Mu kanya gato yararambiwe, irarekura, irahubuka. Imaze guhubuka yaguye mu nyanja ndende, nuko irengerwa n'amazi. Nuko iravuga iti, bindangiriyeho, ngiye gupfa. Ubwoba burayisaba, ariko imanuka mu nyanja, isi iyikaragiraho. Ariko bidatinze haje kuyibaho ikintu gitangaje. Ubwo yaje kwisanga iri kureremba hejuru y'amazi, imiraba yitwara buhoro buhoro, maze yigeza ku yindi nkombe. Ubwo ikajya yigeza ku nkombe yongera yigarura. Inyanja iratuza. Iminsi irahita, indi irataha. Imiraba iyijyana ahantu itigeze itekereza. Ikajya ibona amafi meza y'amabara atandukanye yoga hafi yayo. Yarebaga izuba rirenga risa n'iryibira ku nkombe y'inyanja, ikabona inyenyeri zirimo zirabagirana ku nkombe y'iyo nyanja. Ubwo bwa mbere mu buzima bwayo ntabwo yari igifite ubwoba. Nuko ikajya yivugira ituje iti, ahari kugwa kwanjye si iherezo ryanjye, ahari hari ikindi bivuze. Ubwoba butangira kugabanuka muri ya kokonati. Umunsi umwe mu gitondo umuyaga n'umuraba ukomeye biragaruka. Noneho ntiyari igifite ubwoba. Nuko ibaza umuraba iti, none ubu ngubu uranjyana he? Uraba uricecekera, maze uyitwara buhoro uyishyira ku nkombe. Izuba rirayicanira ya kokonati, umusenyi nawo urayigundira. Nuko ihamara iminsi. Umunsi umwe yumva hari ikintu gitangiye kuyibamo, yiyumvamo impinduka. Nuko iribaza iti, ese noneho birimo birangendekera bite? Nuko yumva irimo irashyuha cyane, niko itangira gusaduka, maze imbere muri yo havamo akababi gato k'icyatsi. Ubuzima bushya n'intangiriro nshya biba bitangiriye aho. Muri uwo mwanya isobanukirwa byose, iravuga iti, burya sinaguye, ahubwo naragenewe. Ngayo nguko ay'ubuzima bushya bw'iyo kokonati. Rimwe na rimwe ubuzima ntibudusenya, ahubwo buratwimura. Ntabwo kugwa kose ari ugutsindwa, nta nubwo kumeneka kose ari ukurimbuka. Rimwe na rimwe ubuzima bugukura aho wari umenyereye, bukaguhungabanya, bukagushyira ahantu utazi. Gusa si ukugira ngo inkuru yawe ikurangirireho, ahubwo ni ukugira ngo ihinduke. Ububabare, ubwoba n'ibindi byose bigomba kudufasha gukomera, kugira ngo duhindure ubuzima bwacu bwiza. Niyo mpamvu igihe ubuzima buzasa naho buri gusenyuka, ntuzacike intege. Icyizere ntikikakuvemo, ahubwo wizere ko utari gusenywa, ahubwo uri gutegurirwa ahantu heza.
wizere ko uri guterwa nk'imbuto kugira ngo uzere imbuto nziza mu buzima bwawe. Wakoze gukurikirana ikiganiro gitangwa n'imboni y'ubwenge. Kora subscribe kugira ngo ujye uhora ubona inkuru zindi nziza nk'izi ngizi. Wakoze gukurikirana. Nimba wumva hari inshuti yawe waba ufite ikwiriye kumva iyi nkuru, wayisharingaho maze nayo ikunguka ubumenyi, igakuramo inyigisho nayo nk'uko uzikuyemo. Kandi channel yacu nakagaruka, mugire amahoro.